abantu mutatwubaha sha, impamvu abantu mutatwubaha twarabyirukanye tutabona kondo, mutubona tugenda iwacu ubushobozi bwacu ntabwo bwari buhari, bakatugurira imipira yo gukuriramo mukabona ntacyo tuzigezaho, ndetse rimwe na rimwe tukabyambara bitameshe kuko twabaga twabibonye nta n'isabune dufite, mukadufata nk'aho ntacyo tumaze, mukatubona nk'aho ntacyo tuzigezaho, ndetse hari bamwe mwadututse ko ntacyo tuzageraho, ariko uyu munsi Imana yacu yaraturinze. Rero kwa kundi mwadufataga ntabwo ariko tukiri, kuko twamaze kumenya ubwenge, tumenya gutandukanya ikibi n'icyiza, ndetse uyu munsi bya bipira twambaraga mubona ari byo ababyeyi batuguriye, ndetse twabiciriyeho inkonda cyangwa se twabitwayemo inkondo z'ibijumba, kuko kurya byo nabyo byabaga bigoye, mukabibona byuzuyeho amakakama n'ibindi byose, mukadufata nk'abatagira aho bazagera, ndetse mukatubonamo utunenge. Imana yaciye inzira, uyu munsi wa none turahumeka kandi tumeze neza. Mwatwiciye kurwara nk'inda, mutwita abatindi, ndetse mutwita abatazigera abatikoreye, mutwita abatazigera bagira icyo bageraho. Uyu munsi wa none Imana yaraturinze kandi iracyadurinze. Ntabwo byari burya, na n'ubu muracyadufata nka kwa kundi, hahandi mukenera umuntu wakabakoreye ikintu mukabona ntacyo twakora kuko ntacyo mutubonamo, ariko uyu munsi wa none iyo tugeze ahandi abandi batatuzi badufata neza ndetse bakatwubaha. Ntabwo dukeneye ko mutwubaha, nta nubwo dukeneye ko mutwereka ko mwamenye ko twabaye abagabo, ahubwo ibikorwa byacu nibyo bizabereka ko twabaye abagabo, kuko tutakibasaba, tutakibategera amaboko, ndetse tutakibereka ko tubashingiyeho ubuzima bwacu. Ibyo mwakora byose n'ibyo mwagambirira byose turiho kandi tuzabaho. Ntabwo duteze gutezuka gukora cyane ndetse no gukora uko dushoboye ngo dutere imbere. Bimwe mwadufataga nk'abatazagira icyo bigezaho, uyu munsi wa none turiho kandi tuzakomeza kubaho. Mwadufashe uko mushaka, mutubona uko mushaka, ndetse mugena ko mushaka, ariko Imana yari ifite icyo ishaka kuri twebwe. Uyu munsi wa none turahagaze kandi tureba, turateka tukarya, tukavoma tukoga, tugafata isabune tukafura, ndetse tugaha n'abandi akazi, tugakora ibintu biduteza imbere, abandi nabo bakabona ko aricyo twakageraho. Ntabwo nakirwara namwe kuko mwamfata uko ntari, mukambona uko ntari, mukagenda mugashaka kuntwara uko ntabyifuza, rimwe na rimwe mukansuzugura, nkaza kureba filime iwanyu muri kuzireba mukavuga ngo uko ntoze nimpagarare mu idirishya nabwo mugashyiraho amarido kugira ngo ndareba, ariko uyu munsi wa none nanjye iwanyu nshaka kuba nakigurira televiziyo yanjye, nkareba uko nshaka, nkicara muri we nziza zimwe mwambuzaga kwicaramo, naguze iziruta. Kirya gihe rero ntabwo yari mwe, nanjye ntiyari njye, kuko si njye wagennye uko mvuka, nawe si we wagennye uko ukura, ariko Imana yaduhaye kubaho, iduha kurama, iduha amasaha angana, iduha ibihe bingana, iduha kubaho igihe cyose. Niyo mpamvu nanjye nkora uko nshoboye ngo umwana wanjye atazaba nk'uko nabayeho. Biragoye kubyiyumvisha ko ndi gukora cyane ngo umwana wanjye azakure neza kandi azabeho neza, nubwo kirarwaye umwanzi itabura, ariko uko byagenda kose sinzongera kugusaba, sinzongera kugutegera amaboko, sinzongera gupfukama kugira ngo ubone ko naburaye, sinzongera kugira uko nshaka kugira ngo ubone ukoresha uko ushaka. Burya rero si buno, wowe wanyifurije kutazagira icyo ugeraho, ukambwira ko ninikamira nayimba nzaba ndi umugabo. Uyu munsi wa none mfite kumba, ndabaho kandi nkaba uko nshaka, ndarya kandi nkarya uko nshaka, ndavomesha kandi ntabwo ari nka kwa kundi. Burya rero cya gihe wamfataga kwa kundi wari uzi ko ntacyo nzageraho, uyu munsi nagize icyo ngeraho kandi ngize uko mpagaze, ngize n'uko ndi. Warakoze kunyigisha ndetse wanyeretse ko ntacyo nzageraho, nanjye mparanira kugira ngo ngire icyo ngeraho. Nawe mugenzi wanjye wasubijwe inyuma ugafatwa nk'udashoboye, uzakora uko ushoboye, uzabeho uko ushaka, ntuzabeho uko udashaka, kandi abagufashe nk'ikintu utazagira ikintu na kimwe ugeraho, gerageza ubereke ko bibeshye kandi ukore uko ushoboye kugira ngo bamenye ko wabaye umugabo. Wabaye umugabo, uharanira kubaho uko ushaka kandi ugerageza gukora uko ushoboye kugira ngo uzagire icyo ugeraho. Imana igushyigikire muri byose kandi ikubashishe muri byose, uzaba uko umugabo nk'uko wabyifuje. Ababyeyi bagutezeho byinshi, inshuti n'abavandimwe bategereje ko uri umugabo. Abo twakuranye nibadufata uko bashaka, twe tuzabereka uko twabaye.